Amazina yanjye nitwa Iranezeza Dieudonné, natangiye muri RNIT muri 2017. Ni ukuvuga ngo icyo gihe dutangirana na RNIT twumvaga bavuga yuko ifite inyungu iri hejuru, ari bwo umuntu wenda aragisoza high school, noneho turavuga reka tujye mo kugira umuntu ajye savingira amafaranga make abona, kubera ko ubushobozi bwari buke cyane. Noneho wareba no muri banki ukabona muri RNIT icyo gihe hari ataraza bino by'akanyenyeri, amafaranga kuyakura byasabaga kujya mu mujyi ukuzuza fomu, ukabona biri buze kugutinza nyine kuhita uyarotira. Niyo mpamvu nahise njyamo. Muri make wewe wagiyemo kugira ngo amafaranga ntuyagireho access? Ntiyagireho access. Iyo afite ku mufuka nyine umuntu akakubwira nk'ikibazo, urugero utawumva ushatse kumufasha cyangwa se ukahita umufasha mu buryo bwihuse, cyangwa se n'ibintu bitari ngombwa, niba ubonye n'iyo panaro iciyeho, iyo uyafite muri ako kanya ushobora gushiduka uyiguze utabiteganyije. Rero njya muri RNIT nawe ati amafaranga mbonye njye nyashyira ahantu nzi ko yizewe, kandi kuyabikuza ntago ari ugutinda kundi, nuko wabaga wabitekerejeho impamvu ugiye kubikora. Intego zanjye nyinjira muri RNIT byari kuvuga ati nizigamire ku mafaranga runaka, wenda ndavuga intego yari ukugera ku mubare runaka ntari buvuge, ariko uwo mubare ikiza byamfashije nawe ugezeho nsanga ariko bakwereka yo washyizemo n'inyungu wabonye, ukabona ko izo nyungu nta handi hantu wazibona haba mu bindi bigo by'imari byabyo byose. Iterambere fund rero uburigiyemo uburi gufasha gutanga ubuzima. Ubu ngubu ikintu rimfasha ni ukwizigamira. N'ubundi hari abantu n'ubundi baba bari mu bindi bigo n'ibyo twakita n'ibimina bisanzwe by'amatsinda, ariko nk'umwaka warangira ukumva ngo nk'abaperezida b'amatsinda bakoze ibintu, ukumva ugizemo ikikango, ugasanga wenda amafaranga yawe nubwo yizigamira ariko ntagacunzwe neza. Ariko ubu ngubu ikintu iterambere RNIT imfasha ni uko amafaranga yanjye abacunzwe neza, kandi igihe nyashakiye nkayabona, kandi ku nyungu nziza hejuru ya 11 buri mwaka. Yego. Urugero ntabwo ari rw'umushinga nazigamiye nkaza kubigeraho, ni nko kugura nk'ikibanza. Urumva ngewe intego yanjye njya kugura ikibanza mbere, uyihaye intego uyu munsi, ariko igihe ukigurira ikibanza kiba cyarahenze. Ngewe natangiye nizigamira gake gake muri RNIT, ariko igihe nageze cyo kugura ikibanza ntabwo ari cyo intego nari mu myaka 3. Vuga ati mu myaka 3 wenda nzaba mfite ikibanza, nko mu myaka nk'ibiri nahise mura n'umuntu ugishaka, ariko nanone ushaka kugurisha ikibanza cyariko ashaka amafaranga mu buryo bwihutirwa cyane. Mbese bihurirana nuko n'ubundi ayo mafaranga ari cyo kintu nari yateganyirije. Si ngombwa ko ya myaka navuze wenda igera, kinyenzi nuko icyo intego niyaye naba nyigezeho, niko kubigeraho muri ubwo buryo. Reba kwizigamira ari cyo byagufashije? Kwizigamira byaramfashije, n'ubu biramfasha. RNIT iterambere fund ukuntu ikora ni ukuvuga ngo amafaranga y'abanyamuryango cyangwa abashoramari irayafata ikaguramo impapuro mvunjwafaranga za beneri. Ayo mafaranga bakaguriza leta. Rero nk'umuntu uwo ari we wese utuye mu Rwanda, niyo yaba atari umunyarwanda, nta kintu gishimisha nko kubona wenda urugero ahantu wageraga mbere nta muhanda uhari, cyangwa nta bikorwa remezo by'amavuriro bihari, cyangwa kujya kwa muganga ari ahantu kure. Iyo uhageze ubu ngubu ukavuga ati hano hantu igihe mayirukira hameze gutya na gutya, ugasanga hateye imbere, ariko bakubwira bati muri ibyo bikorwa harimo uruhare rwawe runyuze mu kwizigamira mu kigega cya RNIT, cyangwa se kuba waragurije leta ibyo bita impapuro mvunjwafaranga za beneri. Ni ibintu bintera ishema bikananshimisha cyane muri rusange nk'umuntu utuye mu Rwanda kandi w'umunyarwanda. Ikintu nasaba RNIT ni ugukomeza gukora akazi keza n'ubundi nk'uko basanzwe bagakora, ikindi bagashyira imbaraga cyane mu bintu by'ikoranabuhanga, kuko ubu ngubu nyine buri muntu ashaka gukora ibintu atavuye ahari,
bakagerageza no kubisobanurira buri muntu wese n'inyungu zirimo, bakagerageza kumvikanisha yuko ntago ari byiza kurekana n'ibigo by'imari, wenda ndavuga amabanki, ariko inyungu zo muri R&IT nta hantu zihuriye na banki iri hasi ya R&IT. Nuko bakomeza ubukangurambaga mu rubyiruko ndetse no mu bandi bose. Inama naho urubyiruko muri rusange ni ugutangira kwizigamira bigishoboka hakiri kare, kubera ko nubwo wumva ubu ukiri urubyiruko cyangwa ukiri mu myaka mikeya, imyaka irihuta, wowe uko ugenda uzigama amafaranga make make cyangwa se uko ushobojwe, niyo yaba ari menshi nabyo ntacyo bitwaye, ushiduka uri kubona hashijeho nk'imyaka 5 utazi ngo muri imyaka 5 byagenze gute. Ubwo rero iyo utizigamiye ubona nka ya myaka 5 nta kintu urugero wakozemo gifatika mu bijyanye n'ubukungu cyane iterambere ryawe muri rusange. Ahantu turi kugana ibintu byose biri kugenda bihenda, kandi natwe turi gukura. Biba bibabaje cyane iyo ubona tugeze mu myaka yuko rimwe na rimwe ababyeyi bacu ubwabo bibagora kutwishyura kaminuza, ukabona biramugoye, ukibaza wowe urumva uzageza igihe wishyurira umwana wawe kaminuza umeze gute kandi amafaranga warayapfushije ubusa. Rubyiruko rugenzi rwanjye, dutangire kare twizigamire mu kigega R&IT Iterambere Fund. Ubu tuvugana bigishoboka, kanda akanyenyeri 589 urwego, uhitemo ururimi wumva, ushyiremo nimero y'indangamuntu wiyandikisha. Amafaranga make ni 2,000. 2,000 ntago ari amafaranga menshi. Murakoze.